oya bara Jamaica no bari muri beatman ariko ngewe ndavuga nti NEG-G the general Barrio uno di fino del reggaeton. Ibyo bisobanuye iki? Niyo muri mwaka wa 2008 nari ntangiye kubona agafaranga mu muziki muri icyo gihe ngira ngo nimba wenda ababyibuka barabizi muri icyo gihe ibyo byose nko mu bahanzi batanu bari bakaze mu gihugu nagari bishego gusa n'ibindi byinshi kuko ninge papa wa Crank mu Rwanda sibyo abahandi abahungu baje bayige inyuma ba RIDERMAN bayimaye mu bande za NEG-G kuri bagomba kugira gute bagomba kumpa indabyo zanjye bakavuga ati we give him his flowers akora na petition bakavuga ati reka tore kuntu twakora ikibumbe cyane NEG-G tukagitereka ari Kacyiru hariya muri rompo yamwe yabari wa mugore baza bitetesha mani barahari bamwe na bamwe urumva ebi so ntago ari ibintu byari bikabaye complicated ariko uzajya yumva bimugoye niyo nama ngiye kugira abahanzi nyine batafite imodoka kandi bijena abantu bawe na RIDERMAN akakanyu hagaze gute uri ahantu waracumbitswe uri muri poemoro oya nawe ucumbitse mutese kora umuhezo tukande hagatose ni munange famille zabaye ibisake ni mureka abana bato y'abansange kora umuhezo tukande nuwo umuki barutso ibimasa bikamwe ikivuguto vazerine cyangwa subuto tohesha waki muki mwana mupangira icyarya nimutaha umupasa kanamba muziki Bravani yahoze aririmba naho DJ Marino wakayivanga Trisam ni imikoranire ya gatatu Trisam ne donc muri karate hari ukuntu mukora cercle ntago ndaba abantu budukobwa baba bari kwibaza binjira muri game niki urumva Alright, ndabasuje cyane abakurikiye Good News TV nk'ibisanzwe aracyari AB Godwin muhungu wanyu. Mbibutsa ko turi kumwe na Action Driving and Language School ni ishuri bigisha indimi permis na professeur mu gihe gito cyane muradusanga hano mu mujyi mu nyubako ya Chic muri floor ya mbere mu muryango wa 45 cyangwa mudusange hano Remera munsi ya Frejo zo mu Giporoso hazwi nka Sari Motor. Ngira ngo imbere yanjye umuntu muhareba ni umuntu wa danje. Ni umuntu utari umuntu usanzwe babandi nsanzwe nakira. Ndakeka igihe maze nakira abahanzi nakunda gufasha impano zizamuka uwo mfite hano ntago ari impano izamuka ni impano iri kure cyane bamwita NEG-G de general Barrio uno di fino del reggaeton erikangri NEG-G de general Pontifex Maximus ayo sinayanje bisobanuye icyo utabeshye ubu ntago meze nk'abanyajamaika bajya bavuga ibiboro mani oya bara Jamaica no bari muri beatman ariko ngewe ndavuga nti NEG-G the general Barrio uno di fino del reggaeton. Ibyo bisobanuye iki? Umwami wa mbere wa reggaeton. Ruhero rimeze. Mu cyespanol. Oya. Barrio uno del fino del reggaeton. Ibyo bintu wabivuze guhera kera, sibyo? Ibyo bintu wamenye cyespanol kuva kera. Kera cyane ngiye ibintu by'indimi. Ibintu by'indimi urabizi ni ibintu byanjye. Oya, ariko no kuva kera njyaga numva umuntu wumva igifaransa, icyongereza mu gihe abantu benshi ibyo bintu atari bakabijyamo. Handi umuntu yumvaga good year. Ayita godiyari. Godiyari. Sibyo? Kabisa. Amekikolo tutazi ko ari amekikala. Amekikororo. Ubu naka kanya wabona hari umuntu umenya ibyo bintu aka kanya atarazi byari byo. Abenshi baracyazi ngo godiyari ngo amekikoro. Navuga ngo kera wajya gukora indirimbo kavangamo n'igifaransa. Twe tutaramenya ibintu ariko akorana turota man. Akusa nabo mwanga. Oya ariko ntabwo nshaje cyane. Ntabwo nshaje ntabwo mvuze ko ushaje. Ndakuze ariko ntabwo nshaje. Kuko nyine impamvu mbivuga nuko na mbere nabo mwari mu kigero kimwe ntibaririmbaga igifaransa kuko ndibuka nka ba MC Mande nta ifaransa baririmbaga ari icyo gihe wowe waririmbaga yes tugenda naririmbaga yeah ubundi utangiye umuziki ryari umuziki nawinjiye mu mwaka wa 2005 icyo gihe 2005 na barafiki ndakeka nicyo gihe bari bahari yes ariko bari bamazemo igihe nk'umwaka cyangwa mwaka n'igice rafiki akora icyo gihe abantu nasanze muri game n'abantu b'abasaza bari ba Big Dom KGB rafiki Sister Mireye na Miss Jojo urebye nabo ngabo navuga nibuka icyo gihe mwakubitaga Crank ndakeka yeah Crank niyo ntuze yari igezweho no igitangaje Crank uza kuyikwepa wikubitira ama reggaeton yego uri n'umwami wabyo urabyemera ariko buriya genda byemera sinzi wenda waba utabyemera oya barabyemera kuva wowe ubyemeye ubwo ne approve ubuzi n'ikintu wamfasha mbarunshakire nk'imirongo ya muri kiriya gihe sibyo hari nk'indirimbo yitwaga iyo ndirimbo narayibuze man indirimbo yitwaga Interina yari indirimbo ya fresh cyane iyo niyo song hanyuma nakoze solo ndi njyenyine yego hariya mbere kuririmba wabanje muri UTP yes nandi muri UTP Soldiers na Emaye na RIDERMAN indirimbo ya wenyine yari Interina niyo ya mbere nasohoye barunshyireho akantu gato niyo bigitero kimwe sibyo
Surayibuka umunsi wageze dusubiye ku mashuri diru twabehojeje twahagaritse shuguri subiye ku mashuri benshi turi ku mihare tugana muri gare gufata imodokari saa 10 ukigerayo wumva sone haguruka wiruka cyangwa imbwa zikubone wambare ku maspeed ugane mureti duboroke ibyo biveribe n'ibimonogiside nimba wiga uzige muri interina ni nziza kuko interina ni nziza dukwiye kuyikunda. cyakoze bahitaga interina iyo ndirimbo noneho yari indirimbo yasaga naho ishishikariza abantu kujya muri interina ariko nanone ugira gutyo ukagarura ibintu bibera muri interina uvuga uburyo abaprofe bagira ibiki n'ibiki n'abanyeshuri bakwepa bakora ibiki mani wari ufite amatopiki ya danger ariko icyo gihe ubanza ari ko wari umunyeshuri wagiraga amatopiki akenshi yinjira mu banyeshuri mu rubyiruko ofete burya uririmba nk'umuhanzi urimba bitewe n'ibintu na situation ugezemo n'igihe ugezemo kiragenda ndi kuri diru y'iki y'abanyeshuri kuko nange nari ndi umunyeshuri ndangije kwiga maze kubona yuko natsinze ikizami cya leta nibwo nabahaye abashomeri mvuga nitura twarangije secondaire mbese wagendanaga n'ibihugezemo nibengezemo nimba twageze mu gihe cy'abashoramani mvuga nimfite ibiceri nk'ibya Kayizarinero ubwo nuko icyo gihe nagafashe nimba niwe kubwira abashomeri n'ibiceri oya biratandukanye ibiceri wagendeye bibiri niyo muri mwaka wa 2008 nari ntangiye kubona agafaranga mu muziki muri icyo gihe ngira ngo nimba wenda ababyibuka barabizi muri icyo gihe ibyo byose nko mu bahanzi batanu bari bakaze mu gihugu narindi wari urimo kabisa nagombaga gutumirwa nagombaga kubona ibiraka nagombaga kujya muri concert so no kuvanga icyo gihe nari ndi kubona ibiceri ndi kubona amafaranga ndavuga ni have to make a song ivuga ngo ibiceri noneho nyuma haciye igihe uza noneho kwita ubyica byose tuzana indirimbo yitwa icyayi gishyushye oya icyayi gishyushye ni yavuga waba indirimbo yitwa parire indirimbo yakoze ibintu bya hatari mane yari indirimbo yafashe Kigali yose irayitigisa wari umeze nk'umuntu wajya kuririmba boro zimeze nk'izirimo na comedy man umeze nk'aho ukora boro zisetsa abantu bagaseka bagatembagara that's what's up ndiye niko nkora parire wayikuye parire kuki wagize gucukura parire kuko urebye indirimbo barimbaga kera zimeze nk'aho arizo bari kuririmba bari kuririmba ngo abantu ni babi gute na gute abantu baravuga bagira rubanga n'ibiki ibyo bintu cyangwa ngo barabakubita ibinyafu cyangwa ngo kandi twarazanye icyayi gishyushye za 2000 uri mu bantu babyukije ibishego reka nkubwire ntago wabona inka sibyo ngo yite imbogo kandi ubona kari inka kuba twarabikoze twarabibatangiriye ahubwo turabareka nabo babanze barya umufunga ariko twebwe ntago ari byo tugomba gufokasinga mbese iyo ubonye baririmba ibinyafu urisekera ukavuga ndaseka nkavuga ni kabisa twarabigishije hari icyo amasomo twatanze aho yageze general urigisha n'ibishego oya turabenspira twe turabantu ngo wenspira abantu kuririmba ibishego naga ari ibishego gusa n'ibindi byinshi kuko ninge papa wa crank mu Rwanda sibyo abahandi abahungu baje bayiga inyuma ba RIDERMAN bayimaye mu bande za Young G GX the Hustler abo bose ba Young Dreams barabizi yuko nyine godfather wa crank kandi crank and hip hop ni rap kuri bagomba kugira gute bagomba kumpa indabyo zanjye bakavuga ati we give him his flowers kuko NEG-G oya bagomba kuziguhukiriho nibyo nazi yaririmbye mu ndirimbo yitwa ngo EPMD yarabwiye ati I go to pick up on my own garden nzajya kuzisoroma munuza muri garden yanjye uko mwanze kumpa respect yanjye ntago bagwa respect keretse upfuye ngo utanye kubica NEG-G yararenze NEG-G this NEG-G that why kuki batatwereka urukundo turiho nk'ubu hiti wahita ugira noneho kuse biba bimeze amajwi batari kuguha kano kanya kandi ugikora imiziki bahita bagushyiraho indabo ebana bakavuga ati uyu muntu bakavuga ati uyu muntu ahubwo bagakora na petition bakavuga ati reka tore kuntu twakora ikibumbe cya NEG-G tukagitereka ari iki Kacyiru hariya muri rompo yamwe yabari wa mugore akavuga ati NEG-G yarabikoze rwose reka tumushyire stati yari ibyo biba bigusabira ariko ntabavuga ati se NEG-G bimeze bite NEG-G maybe ko tubona nta video uri kudukama bimeze bite akubwira nari kanyenyeri ni kwa kundi gira niki twimana ngo babikore se ko ari cyo kibazo si ibyo se bamubwira broze babikoze byaba ari good hamwe ngo se nta gihangano gishye ngo nta gihangano gishye ngo naki ndikwihiringa nyere kugira ngikore kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo umuntu abagomba gukora ibintu biri quality hako ntawe nk'umuntu w'umukunzi wanje wavuga uti the general reka mumeneremo dukubitira ibikorwa kandi gukoreshereza video twayikize ni ibyo tuba dushaka ariko ntago barabyumva ariko azajya babyumva iyo urebye umuziki wa kiriya gihe cyanyu mwakoze hiti mukora hiti ya danger sibyo none mukora hiti umuziki nyarwanda uri mu bihe bibi hahandi nta makampani yamamazaga ngo afakorane n'abahanzi nta bitaramo byishyuzaga amafaranga menshi ngo byishyura abahanzi amafaranga menshi
ubigereranya gute umuziki wa kera n'uwubu wowe urimo amafaranga arimo abahanzi bari kuza ubu ngubu bafite amahirwe menshi cyane kuko nimba bashiye kubyutsa ayo mutwe izina ryawe bakaryumvaho gatoya hari icyo uhita ubibyaza muri iki gihe uri umuntu ufite ubwenge ukarikira ukavuga uti okay nimba ndi kubona ibitaramo hari igihe nzaba ntakibibona ngomba kubara nkagira ibyo nizigamira nka saving atari kwa kuvuga ngo mbonye cash natwitse gusa gutwika yego ni ngombwa ariko ugomba gutekereza kuri future ukavuga ati se ejo bundi gihe ntazaba nkiri hit what's going to happen ukisavingira rero cyo navuga kuri situation zombi twebwe nta mafaranga yarimo hagije biga mu gitaramo bagwaye Samuel kandi uri big star uyumva hakungu bari kurya amamiliyoni n'amamiliyoni so it's quite different ese ikindi nibaza sibyo nka kera hari ukuntu abantu bakiraga ko umusitari udafite imodoka umusitari utari umukire sinzi impamvu kera batabikomezaga ariko ubu ngubu byitwa ko umusitari agomba kuba ari umuntu wa danje udasanzwe ufite imodoka ugira gute hariho n'abahanzi bagira urwikeko rwo kuba bagendana moto cyangwa n'amaguru mu muhanda batembera bisanzwe ibyo bintu byakira gute uko mbyumva ukurikije uko burya baravuga ngo uko wivuze nawe niko abantu baba bagomba kugufata niba uvuga ko wagafashe gira uko ugaragaza nyine ko wagafashe ariko umuhanzi w'iki gihe n'ubundi imodoka ngiye ku giti cyane ndumva yakakwiye kuba yifite kuko hasozi zirahari ni nyinshi hari uburyo bwinshi bwo kubonamo amafaranga so yakabayigiza ariko n'utayifite ntago ari ikibazo kuko ushobora no kutayigura atari uko yaguze ako wibuka ko nanone umuziki wo mu Rwanda hari igihe ugira hit nta mafaranga bibaho biba hari imodoka sigura nga hebi ntago wagura imodoka ya miliyoni 3 nubwo yaba ari fake wazikuyehe ntuzi ko ari abasitari bataratumirwa mu bitaramo sinzi ntago nge ntekereza ko baba bahari batarafata miliyoni 3 hari benshi batanatumirwa ahubwo okay bibaho ariko nyine nibyo nanjye nakubwiye ntisi ngombwa buri wese atunge iyo cable sibyo ushobora kuba ntayo ufite kandi ukaba uri umuhanga utanga ibintu byiza buri gihe kiba kitaragera ngo nawe time yawe yo kwitunga icyo mvuga ni ikijyanye n'urwikekwe bagira ntiyakire ko wenda nubwo ari umusitari ubuzima arimo utamwemera kwitwara nk'abasitari we ntabyumva kamera nk'umuntu ufite trauma yajya nyine ahora yitsimbye yihishe n'udufaranga duke afite akadutegamo taxi voiture Tibyo bibazo umuntu utabonye igitaramo utakoze agatega taxi voiture ibihumbi 20 bijya ahantu juste kwitsimba kugira ngo yigaragaze ofete mbona birimo nk'ikintu cy'ubujiji ko umuntu agomba kwiyakira mbese muntu bukaske ntitubwurira se ntujye ushona n'iki cyangwa kubwira ni wowe abandi ntago babikora nge rero impamvu ngiye byo ngibyo ngende ndi hip hop bro nge ntago ndaba abantu budukobwa baba bari kwibaza binjira muri game n'iki urumva baza n'umwiryo ubwo bantu babakobwa baba baza bigira butunyana urumva man ugasanga abantu babayokate ubudukobwa buri kuvuga nkande nka bwiza cyangwa abantu babayokate oya naga arabo ngabo man abantu baza bitetesha kandi ari amaniga oya bibebeza saba umuntu guteta baza bitetesha man barahari bamwe na bamwe urumva ebi so ntago ari ibintu byari bikabaye complicated ariko uzajya yumva bimugoye niyo nama ngiye kugira abahanzi nyine batafite imodoka kandi bijena wowe uzajya kwihisha kwivuko kwa nyogokuru wawe ubundi abari nahakorera umuziki se abari aho ukorera bamwohereze kuri machine studio zibayo we azajya bifata kuri machine cyangwa amanuka ikigara avuga ati nje gukora kugira yihishe abantu ariko ngiye nta mpamvu mbona yo kwihisha abantu mane twari hagati gito n'ubu turacyarya hagati gito ntuzanambona street ndi gucaho mani n'iki cyo guti ntuzagira icyumbaza cyangwa uzavuga uti umusaza n'akarifta ahubwo reka twigerera imbere agize ijya kubaza ubuse yabimbaza yaba akubwira ati dore wa muniga mani uri hit ari kugenda n'amaguru oya wenda n'amaguru nanone ntago yapfa kubona ndi kugenda n'amaguru cyetse ndi nko muri hudu ariko kame anaguciye ahantu runaka mani yagucaguye ati ye NEG-G what up ndakwemera ugeze hese kamugeza imbere paka kumuka kuliftinga wenda uramuse nawe wemeye kuko rega hari n'igihe utapfa kwe niba gufana akagira ikintu aguhereza akagira n'icyago erega abafana bagira ikibazo mani sinzi abantu bababitsemo uwo muco wo gutinya ngo kuturemera ugasanga nk'umufana aravuze ati akavuga ati baragafashe n'iki yego dushaka kuba wenda uri stable atari uvuga ngo wenda ngo hari icyo ukeneye wabuzaho urya iby'ingenzi wabikemuye abana bagiye ku ishuri ariko hari ikantu kaba karengaho bariko baba bumva nyine ngo abasani wenda n'abantu badanje nanabimuhaye hari wenda umenya atabifata ariko hari igihe mani biba wanavuga uti abasaza reka mbaterezemo n'iki to ntabiba birenze ariko kenshi ari usanga nk'abaraperi babafata nk'abantu ngo bagira imico mibi ibyo bintu ntubizi kuko abantu benshi bazi ko hip hop ijyana n'urumogi ibyo ni ibibesho none ngubu abahanzi bari a state dufatiraho urugero kuko ariho cyitegerezo cyacu abantu bagenda bapfa wa Whitney Houston
ba Michael Jackson abo bantu se bara hip hop ntago hip hop ntayihura na drugs man oya ntago mvuga ibijyanye n'urupfu ndavuga ibijyanye n'imyitwarire ni drogue zibica urumva ariko wenda banga abantu b'abaraperi baracoma ntago ari abaraperi bacoma gusa abaraperi nyine baracoma bamwe na bamwe ariko ntago ariko bose bacoma si ngombwa ngo ube wacomye ukore indirimbo nziza kuko n'ubu ngubu turimo turabikora kandi nta umuntu nta nakandi bavuga ngo iyo wacomye ngo ugira inspiration ya hatari ntago ariko mbibona wenda ufite indi mind ufite mu mutwe cyangwa ukumva biryoshye kurusha wenda nuko bimeze but I think ntago nta kintu kirenga kiba kirimo aha umubano wawe na RIDERMAN aka kanya uhagaze gute uri ahantu waracumbitswe uri muri poemoro oya nawe ucumbitse mutese nkaho nta watakundi nta usuhuza undi nta bifu dufitanye mwahurira he muhuye byagenda bite ni peace tu nkuko abandi bahura bigenda ubu ntago mwakwicara ngo mugirane ikiganiro kirekire bro I don't think so kuko nta mwanya turabibonera cyangwa nta mwanya arabibonera ubu ugiye kubona ukabona call you waraguhamagara kubwira ati General ndashaka ko twicara tukaganira ntari binaza nyine tukazinywa ariko ntago najya nsohoka mitsingi yanjye idashize mu icupa erega namwirukanye muri YouTube nanjye ntago byibagirwa kandi ntujye ngo oya kumwirukana ni ibintu bya kera nimba atarabyakire n'ama excuse twarayatanze ntago ntagenda tukazinywa ariko ntago icupa nayo nsiga idashize ariko mwarabyiyungiye mwariyunze twariyunze nta kibazo sundi wamuhoye iki uriya muhungu bro ibyo bintu twabivuze inshuro nyinshi ariko ntago ari njye wabibwiye ariko yakoreshaga umutungo wa groupe UTP n'ibikorwa byayo fondamentale mu nyungu ziwe akoresha izina ryacu kugira ngo ibyaze umutungo twebwe tutabizi atana tubajije ngo twange kuza gukorana nawe so naravuze ni nkanjye nk'umuntu ufite droit de veto muri UTP Soldiers kambe ngusezereye wikomereze akomeza kuri cyate akomeza gutera imbere level ariho kano kanya uyifata gute umufata nk'umusitari umufata nk'umuntu usanzwe nk'umuntu wasubiye inyuma umufata gute Riderzo ndamwubaha sibyo ndamwubaha cyane maybe ntagabiza bavuga ati ni iki ni mwana bivugira ariko I respect him kuko n'umuhanga hari icyo yabashije guprovinga wenda abandi baraperi benshi bataprovinze cyangwa gira hagera so we have to respect that hasoye tugomba kuyubaha niyo twaba dufite ibyo tumunenga ariko kuri icyo ngicyo he did it good urumva niyo batari hit ngo uvuge ngo ari hit aka kanya zirenze ariko nzi ko ari stable uburyo financier so ntekereza kameze neza aha ukaba washyize indirimbo hanze indirimbo bayita ngo iki indirimbo wasohoye indirimbo nasohoye indirimbo yitwa ngo Dikri indani ya Bodo Dikri abazi igifaransa ni Dikri nyine insaku 10 cyangwa se induru 10 ziri indani muri Bodo muri dojo iyi ndirimbo yawe rero niyo mpamvu nkubwiye ngo ndagira ngo tuyiganireho niyo mpamvu nyizanye abantu ntago bari kuyumva kimwe indirimbo yawe nkuko bisanzwe si ubwa mbere ubikoze indirimbo yawe imeze nk'iyataka abantu yinjiriye abantu hari abantu wagiye uvugamo nabo turaza kubageraho sibyo wenda aho ngaho misensa nk'uguciye mu ijambo nta muntu natatse ahubwo naravuze nti runaka uretse kubigeraho ndashaka indirimbo tuza kuyijyana ku murongo sibyo indirimbo uvuze ngo yitwa ngo iki Dikri indani ya Bodo yitwa Dikri indani ya Bodo ndagira ngo ngesabe abantu sibyo bakuri iki kiganiro indirimbo ngiye kuyipininga munsi baze kuyireba baze kujyaho bumve nibi ibintu uri kusobanura ariko bivuga jewe numvise abantu bavuga ngo irivuga ngo Dikri indani ya Bodo wowe ikaba yitwa ngo iki Dikri indani ya Bodo Bodo ni iki dojo ni iki dojo ni classe y'abakarate kuki wayise bojo ni bari bojo bodo no kuvuga ngo ni insaka 10 hari level nyine buriya wora mu bantu biga ibintu bya karate cyane cyane iyo bita ya kusoka ni style y'imirwanire bita ya kusoka sasa sasa ubona ko kantu kari inyuma yawe karimo karansatsa byatari ko nta birenze hari technique bita ya kusoka noneho hari degree ugeramo yo bita ngo Dikri indani ya Bodo ni hamwe noneho ugeze nko kuri level ya 10 ugenda uzamuka ugenda uba metre Dikri indani ya Bodo cyangwa se indani ya dojo Dikri indani ya dojo none vodo byumvikana mose byo byavuye ntago mbizi nta vodo iri mu ndirimbo yanjye ubwo sinzi wenda ni nk'abantu bakunda kumva ibintu bakavuga hakumwe bajya gafite indirimbo za sabande bakazisobanura uko zitangira ku mirongo ya mbere warapyemo inkorera chorus yayo iririmbira chorus yayo twumveho gato
oyos dikri ndani ya bodo koti kocho metre NEG-G woso oyos dikri ndani ya bodo metre NEG-G noso abigishwa twinjiza mu idojo dikri ndani ya bodo oyos ni abakarateka biga yakusoka hako general wagiye uvugisha uko niko bimeze brose uzabaze n'uruhe rurimi oyos ni cyapani ikibazo cyawe kuko uzi ko abantu ibyo birimi batabyumva by'ibiyapani n'ibiki sibyo biraza kugorana kugira ngo abantu babe bapfa kuguhakanya oya hari na za Google Translator bashobora kugenda indirimbo bakayumva nkaho ntangira mvuga ngo kochiniwa konichiwa plutôt urumva ntangira mvuga konichiwa good morning mumeze muti ugatangira usuhuza nyine gusuhuza abayokate twagereka duhere ku murongo wa mbere w'iyo ndirimbo ndagira ngo ujye ukora imirongo udusobanurire kuko arimo ibiboromani meze nkaho wagiye uzimiza cyane umeze nkaho ugenda nka dikiri ndani ya vodo ntabwo ari dikiri ndani ya bodo ni dikiri ndani ya dojo ndani ya bodo sawa nta ribi ubwo abantu nabo baraza kujya muri comment y'indirimbo yawe sibyo cyangwa se ikiganiro bajye batubwira uko bumvise indirimbo yewe numva ari dikiri ndani ya vodo ubwo buri wese ashobora kuba afite ukuntu abyumva ariko wenda abakunzi twagereka duhere ku kuntu watangiye indirimbo Nkotanya yinjije izamu mu gicaka mu gisambu karakeye nk'agakangu ku mwaka nkoze mu gipangu kora umuhezo tuwukande hagatose ni munange famiye zabaye ibisake ni mureka abana bato y'abansange kora umuhezo tuwukande nuwo ni umuki ni ukuvuga ngo nimba uzanye umutwe ukomeye turawukana nyine turakwigisha ujye kuri discipline umuhezo tuwukande ugakurikiza ngo iki kuri umuhezo tukande agatose ni munange famiye zabaye ibisake ni mureka abana bato y'abansange agakoze ni munange famiye zabaye ibisake yego agatose ni munange nagaki agatose nk'abantu babaye ku kiwanja baba babizi cyangwa bajya batembera nyine ahantu mu ngando nka ziriya rimwe na rimwe byaguye tujyamo agatose barakazi agatose navuga se nabigusobanura gute mu buryo mari agatose donc ni ukuvuga ngo wowe nukora agatose nuvuga ngo sentire cyangwa se ishimwe twatubyita ishimwe riraboneka agatose ni munange sentire wari uvuze ubwo sentire nyine naryo shimwe ko nabakarateka biga yakusoka twagiye komereza Ojisi nchinwa sigwangsu dutoza abo bana yo kung fu kamusukoma avuge ngo part 2 karokore metre sifu irega nawe ni wacu ishimwe Kevin wacu fingo nawe ni wacu orurandara nyonga nk'igaju ishimwe Kevin inde mane no musani wahoze aririmba kera mu murare ya orchestre ishimwe Kevin ish Kevin aya ntaga niko yitwa se ubwo ni coincidence gusa umuntu utwa ishimwe Kevin hari abantu bari kumwe nawe ku kiwanja ebi what's up bro abantu bari kumwe nawe ku kiwanja ishimwe Kevin kuri nyine baduha bambwira ko nawe yari ari mu bantu bari barimo baragerageza kwiga karate nawe ni uwacu undi uvuze bwa kabiri finga nawe ni uwacu finga ninde yari umuyokate we nako yari umusensei we niwe wamwigishaga twagiye komeza Ojisi nchinwa sigwangzu toza abo bana yo kung fu kamukoma avuge ngo part 2 karokore metre sifu irega nawe ni wacu ishimwe Kevin wacu fingo nawe ni wacu urorangaranyonga nk'igaju icyo ni igitero kiba kirangiye cya mbere uraranyonga nk'igaju urandaranyonga nk'igaju sobanuye ni kuvuga ngo ururando urumva yatwaye igare abameze wana kwa kundi gaje ibaze ko kuva wazana indirimbo yitwa icyayi gishyushye ibintu byitwa ibishegu ntago wabiretse wafashe umwanzuro noneho wo kubizimiza burundu urumva oya ntago ariko bimeze kuko ngiye birumva indirimba ni no biri clear ni kinyarwanda cyumvikana cyo tudashaka kumva NEG-G the general mu gishegu nibyo bintu bya mbere biba birenze none urumva se nkubwira impamvu ubu ufite slang nyinshi sibyo uri umuraperi waririmbye igishegu niwe mubi urabona nka melody aba ari umwana mwiza urumva utarigeze ubumurara ngo agere no ku kiwanja we iyo agiye kuririmba igishegu kuzimiza ntago bijya kure ntago biba nyina zimiza ngo agere kure ku buryo avuga ngo akinyuma ukabyumva ngo nakinyuma kandi simpamya ko akinyuma wayiririmba ko ari akinyuma ubushize waririmbye ngo iki muri waki
naravuze nti bite mami bite pasi bite anje bite meri waramutse gute grace warunkumbuye none tuza dore ndaje amavunane humura ndazanga ukande ukunda injyana reka nze nguhate base iyo modoka zana nkorero visage kata hirya igira hino mpari vanse nabibonye kwiye kumena vidage naho nashakaga imagine ko nyine igishegu cyawe ko ukijyana ukakigeza mu mamodoka ntago bari igishego mu gihe Melody agenda akahita avuga ngo akinyuma ngo ndaguha akinyuma ngo niduhura ngo akinyuma byo biba byumvikana ariko noneho wowe uragenda ugafata igishego ukagishyira mu modoka vidanje amatournevis n'ibiki no muri dojo se icyo nicyo gishego noneho kinarenze hari ahantu waremye ngo kamukome ngo agire gute avuga ngo mpa part 2 yaramubwiye ati we yaracanze aremera aravuga ati mpaye dutere n'indi ntambwe akomana zuko ushobora nkuko wabaye umwami wa Crank zuko ushobora kuba umwami w'ibishego ntago byari byo muhatanira bro ntago bihatanira nese ujya mu mwami ari yimika yanashaka umwami wa reggaeton imana nshaka kubagarura muri reggaeton noneho nkahatwika nta kibazo reggaeton ntago ari topic reggaeton ni style nta kibazo ariko nyine topic ari igishego twagiye tuvuye kuri Kevin dukomeze mu rugamba dukora mu mbarutso bimasa bikamwe ikivuguto vaseline cyangwa subuto tuhisha wakimuki umwana mupangira icyarya nimutaha umupasa kanamba tuhisha wakimuki mugiki bani mereza Chance uri umunyabishegu wa mu rugamba dukora mu mbarutso bimasa bikamwe ikivuguto vaseline cyangwa subuto tuhisha wakimuki umwana mupangira icyarya nimutaha umupasa kanamba Buravani yahoze aririmba naho DJ Marino wakayivanga irega nawe nuwacu Casanova nuwacu Daddy Maximo nuwacu Casanova Daddy Maximo nuwacu ayo mazina uri muravuga sibyo reka tureke Buravani we yitabye Imana mu iruhuko ridashira katujye ku bandi sibyo uvuze Daddy de Maximo na Casanova ayo na amazina y'abantu bagiye bitirirwa uko ari abatinganye ntabyo nigeze numva abo ngako bavugamo niba abantu nzi twaje muri game nabo bahari none ntago ngiye mbaheruka ariko nkavugana abantu nubwo wenda nta kintu bari kutwereka gishyashya ariko nabacu turacyabasirikana basho style zinaguzi ko bari abantu bamodomana bafite ibintu by'imyenda baza batwereka ibintu bya fashion niba atari ibijyanye n'ubutinganyi wari uri kuvuga sibyo ubu urambwira yuko wakwepa abandi bantu bari hano hanze ba Bianca bafite ama fashion shop bande bose bakora ibikorwa bya danje biri hano hafi ntiwabavuga ukajya kuvuga umuntu nka Daddy Max kandi mbabona abo ngabo birirwa batwika mani kuvuga live ntago mbabona urumva already uri kuvuga niba barabuze ibintu nko kuba peace wenda kavuga hari ababuze atari ku bushake bwabo ongera utangire uwo murongo urumva navuga mu rugamba dukora mu mbarutso ibimasa bikamwe ikivuguto vaseline cyangwa subuto tohesha wakimuki umwana mupangira icyarya nimutaha umupasa kanamba muziki Buravani yahoze aririmba naho DJ Marino wakayivanga erega nawe ni wacu urumva Buravani ni rest in peace nyine naruke amahoro kandi condolence ku muryango ariko nawe no kuvuga ngo no muhanzi wagiye ariko atari ku mpamvu zimuturutseho so tuma shout out abo bandi bo nuko nyine nabahanze ariko ntago cyafite ibintu bikorwa bakora twasanzwe tubaziho batari kutwiyereka so ni muri iyo sanse basa nkaho bahuriye muri icyo gitero cyo ndirimbo nta kindi kibyisha inyuma y'ibyo bya sexuality orientation sexuelle yabo ntabyo nzi nimba banabikora nta ni wasi kuko nabacu n'ubundi rega ubundi se ko nta myaka 100 urumva bro so yewe ntago umuntu abaye ari n'umuntu uvuga atubetse ko njye atari byo naririmbye ariko abaye n'umuntu bikora ngiye nago namunena bro ese Jenny waba umutinganye oya ntago nabawe abaye harimo nk'ifungo rya danje man ngende umusaza man ngende hoji ndi old school urumva ifungo byo nta nubwo ni ibintu man umuntu yavuga gutyo gusa wabimbwira gute nawe ndeba usundeba se nawe ndeba nawe uri muri kamera reba nawe uje kumbwira ibyo bintu fata igiti tekinike ngo ugiye kubona ukabona kubitanye ninigira kubwa ati nakubeshye Jenny gihe nagukunze ngo urabizi se ngo yankunze ndashaka dikiri ndani ya boto ashaka ko ngiye mukorera gahunda se
bro cyangwa yigukorera ngende ibyo bintu bidashoboka man ese ubwo bishoboka gute none uyu n'umuntu akabikubwira reka nta kidashoboka namwihorera nta birenze nta n'ikintu namusubiza ubwo uko yarebona uko reaction yanjye yabona niyo yahita imuha igisubizo reaction yahita abona ako kanya akavuga ati uri kumwe n'iniga rwose iri kugukoraho shamani iki kiganiro kirabishye kahise ubwo se twikomereze nyuma ya David Maximo na Casanova indirimbo ikomerezayo irakomeza ngo umuboto mapanda umutopu natoba umutoza umwigisha yitoza bejo uranshanze umutopu ntapanda umutoto umuboto mapanda umutopu natoba umuboto mapanda umutopu natoba umutoto buretse ngenekereza umuboto apanda umuboto nuri hasi umutopu nuri hejuru buretse ikintu kiri topu ni kiri hejuru ikiri bottom ni kiri hasi mukuntu umubottom apanda umutopu uri hasi apanda uri hejuru oya ndagusobanura bro ndagusobanura icyo song ivuga ni ukuvuga ngo navuga ngo umuntu uri superior nko kuri ubona ibintu byose bigira ibyiciro hari ubari umuyobozi wo hejuru n'umuntu wenda umwigisha wo hasi uri hasi napanda uri hejuru uwo hasi ni umuyokate wo hejuru n'umusensei nyine ufite inyenyeri indirimbo niyo waririmbiye abakarateka niyo waririmbiye abantu basanzwe oya niyo abakarateka kandi ni story twagiye dukunda kumva ahantu tujya duca hirya no hino mu mahugurwa kumva abantu baza bakuganiriza ibyerekeye ubuzima bwabo sometime mukavuga uti nzakora indirimbo yabyo bakubwiye ubuzima bwabo kandi n'ubundi abari abacu nta kibazo kiba kirimo noneho iyo ndirimbo ikomeza ivuga iti oya buretse kurenga aho ngaho buri kugira inama abari hasi ko bagomba kupanda bari hejuru ni ukuvuga ngo uri hasi agomba kwiyumva nk'afite potential yo kuba yabaho hejuru urumva noneho hejuru nawe akumva yuko agomba kwicisha bugufi ntavuga ati ndarenze akaba yumva yuko nawe yakicisha bugufi icyo bumva barumva bubwira barumva koko twagiye abasensei ndetse na sifu murihe apa abayokate mwinjije mu nzu murihe apa avuga ati nyine abana mumaze gutoza neza bakaba abana mumaze gutoza neza bakaba bamaze kubimenya bayokate baba barayotse abayokate rero tumubinjiza mu nzu akaba graduation abo bakaba baratsinze twakomeje kuri kiri ndacyayibuka saga ivango igitero cya gatatu I think kivuga ngo man usko nayibagiwe bro akira cyane naca producer yabakibuka vasi ya gatatu ivuga ngo ki bro icyo nibuka nuko arema ngo gucina Prada niko dutsapa Versace nduko dukaba mane ni wuzuza ikoti shira inyana ku kabati sitswa ni yiri mu kazi inyana harya buri abari inka bwoko ki inyana urumva inyana ni inyana oya abari igitsina gore uko ikimasa bari ikigabo yego afata inyana y'igitsina gore afata inka y'igitsina gore ishyire ku kabati ariko byumva inyana ishyira ku kabati maneni wuzuza ikoti shira inyana ku kabati sitswa ni yiri mu kazi sitswa ni yiri mu kazi nago tukiteze ikwandi sobanura ibyo bintu yaragiye gusobanura abantu indirimbo abantu bafata inyana yurize akabati ni ukuvuga ngo nyine nimba ufite mane mu ikoti cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba wakuriza inyana ku kabati bufata inyana bari zubanza urize ku kabati kuko inyana zigomba kurya mbere yuko akabati se baraharira akabati mvuga ni reba ibino biraro bya kijyambere urabona hari ahantu inka ziba kiraro kigira akabati nago ari akabati ko makabati nakantu k'akayitable donc nakantu inka ziriramo bagafata ibyatsi bakabishyiramo bagashyiramo n'umunyu zikajya ziza ziri gatano umuntu ko inka yuriza akabati twitswa ni yiri mu kazi ntago tukiteze kwandi ni mpanguhe mpanguhe uwurije inyana akabati inyana igomba kugira iki uwo muntu no umuntu akagira icyaha yego nyine nimba inyana ifata neza buretse wabanje ngo niba ufite amafaranga menshi sibyo
ubwo bivuze ngo uwo muntu ufite inka agomba guhereza iyo nyana amafaranga. nagara amafaranga n'ubushobozi ushobora kwibyatsi inka ntago irya amafaranga inyana irya amafaranga. Ubwo no kugira ngo namara kuyiha ubwatsi nayimuha amata. Oya ntago inyana ikamwe. None iramuha iki? Igomba gukura neza. Ukayireba ukabuka uti rwose iranyana. Ikwandi yo ninki? Ikwandi nyine ni ubugambo. Ubu ntago ahari sawa hashyize ka. Wapi bro. Donc ikwandi ninki? Ikwandi ni ukuvuga ngo ni ibintu ubutiku. Neza ubutiku mu nka buje gute? Oya umva se bihariho. Abutika wo buzira ufata inyana yawe umufite inoti yifashe inyana yayuriza akabati. Urumva? None twitswa ni iri mu kazi ntabwo kiteze ikwandi. Tukabwira abo bantu wenda babakene baza bareba cyangwa se uwo mukire baza kumuvuga bati sura muntu kuki inyana yibayeho neza. Ukavuga uti nyine kubera iki muzana nyine ibintu by'ubutiku n'ibyo ngibyo ko twebwe hangaha ukuntu bigenda nimba inyana yanjye narayifashe neza niyo mpamvu biteye ubwuzu. Buri seriye nibyo biba birenze. Urumva no kuvuga ngo uburyo uri gusobanura ibintu bitari byo none uburyo buri wabaye seriye nyine. Oya kuba serious man nuko ukuri guca musi. Wiyemeje uti genge kubabeshya none unanaraka. Ukanaturakarira ugahita ebana. Ikwandi nababeshya. Gucina Prada niko dutsapa Versace Versace niko dutsapa gucina Prada niko dufata gucina Prada niko dutsapa Versace Versace niko dukaba Versace gucina Prada niko dutsapa Versace Versace niko dukaba Trisam niko zikorwa umukororo mbyubukozi bara. Aho wari wanaharenze ntumvise. Trisam niki? Trisam aka kanya umuntu ufite telefone buretse uri kureba iki kiganiro afite na telefone ajya muri Google yandikemo Trisam ibanga rya batatu asacinge ijambo ryitwa Trisam ndahiye imbere y'Imana ni hataza abantu bari gusambana ari batatu. Oya ntago ariko bimeze sawa buretse gatoya buretse sibyo abiterwa ariko na Trisam kuyanje. Oya buretse gato nta nubwo ari ngiye uri bubirebe ngiye kubihereza producer wawe sibyo. Ntagire turebe. None se uzuko byandikwa? Nta kibazo we byihorere. Oya Trisam. Buretse. First of all nagaze uko byandikwa. Kanugira Imana connection yahari. Ubu ugiye kubigira ikiyapani ndakuzi. Oya nta kiyapani bro. Connection yahari. Ako bundi sinzi n'impamvu mudubwira dusobanura indirimbo z'ikinyarwanda kandi muba muzumva. Nubwo ko numva uyumva no kundusha. Ko numva uyumva no kundusha ahubwo wakayinsobanuriye. Nuko mbyumva siko nabandi babyumva. None se ngene nyine ngo iPhone yanjye nta nyine indirimbo. Oya ntacyo uzabireba n'ahandi. Oya ufite telefone ahita bikora. Sibyo? Ufite telefone ahita yandika megabyte mfite mahanga. Urumva ntazo. Nako mbona connection ya hano yanze. Beno wandebe. Okay, no. Ndebera nuyibona uyitumye. Ubwo araza kwigaruka maybe. Wowe yawe isobanuye iki? Trisam game niko bikorwa. Umukororo mbyubukozi ibara. Ngaho huza ibyo bintu mu busobanuro. Nyine ntangira ndimo ndavuga ngo gucina Prada niko dutsapa Versace Versace niko dukaba Trisam game niko zikorwa mukororo mbyubukozi ibara. Urabizi umukororo mbyani kwa kundi urabona hamaze kuba umwuzure ku gihe cya no abantu bamaze kurimbuka kugira ngo babone yuko amahoro yaje umukororo mby'abakozi ibara. Bagiye kubona abantu ari kanseri imanitse mu kirere iri basobohereza inuma ijya kubanza kureba yuko amazi yakamye ku isi abantu babona gusohoka mu nkuge ya Nowa. So rero ntago uransobanura Trisam ni imikoranire ya gatatu. Trisam ni donc muri karate hari ukuntu mukora cercle ntago sinzi ukuntu nabikwereka maybe donc tuvuge nge ndaha wowe uraha n'uri yaraha ngo mwakoze uruziga hamwe nta kintu cyabinjiramo cy'imyuka mibi. Iyo niyo Trisam rero yo muri karate. None umukororombye uhuje gute no kwa Nowa? Umukororombye ubukozi bara nyine iyo nuvuga ngo icyo gihe amahoro aba yaje n'amahoro aba aho ngaho kubera yuko already muri batatu Trisam game muri kiri gukorwa nta mwuka mubi uri buze ngo ubinjire uturutse hanze sibyo. Ukavuga ati umukororombye n'amahoro umukororombye ukozi bara nyine nuvuga ngo niho kwavuga uti ndebye hanze ugahita ubona hari umukororombye ugahita uguti n'amahoro umwuzure washize. Umuntu wamaze kubona Trisam ntayo urabona Beno. Amayinite abafite
umuntu uri kureba iki kiganiro ajya muri comment ahita anyandikira ikintu abonye se ibyo ngaho komereza aho sasa mukororombye ubukuzibara sawa aho sijya ntibirangiye bro Gideon nana nguzipanya fata mano ntagevo dafata ngo iki Gideon nana nguzipanya fata mano ntagevo dafata bisobanuye Gideon ni nana naramuka Gideon numuyokate nana nguzipanya metre we mwita oya buretse gato urashaka kumfenta mwana gute ongera urapo umurongo hano tangira Gideon nana nguzipanya fata mano Gideon nana nguzipanya bisobanuye Gideon ni umuyokate ni umunyeshuri twa Gideon nana nguzipanya nana nguzipanya panya ni metre we panya ni imbeba oya ni umuntu bita panya abantu baba kwa hari igikondo baramuzi urumva panya baramuzi bakubita imbeba sha urumva rero no kuvuga ngo ni umuntu kubera wenda ngukunda ajya gakina imitwe kera kiri umwana ngo yiba ngaca mutuyira tw'amapanya sinzi ngo inzira ya panya ngo nyine ngo zo hafi nana nguzipanya Gideon nana nguzipanya fata mano ntagevo dafata inyana zijye mu ruhongo fata mano ntago evo dafata bize ngo evode ibintu byo gufata amano byo ntaga bizi cyane hoye ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo we ntiyabimenye ntago yamenye yuko Gideon yanangujipanya fata amano ntago evode afata evode ntago abizi byabaye byafata amano ntago abizi fata amano nk'imwe ba Safi baririmbye oya ngiye ntago nyespera kuri Safi oya n'amagambo ahuriranye ubwo ni nka byahari ngira ngo ntago indirimbo yabo ndayumva ntago ndayumva ariko we ndaza kwishaka ngo noneho nginyana zijye mu ruhongore naho inyana zijye mu ruhongore naho ibimasa bijye kwa karo oya ibimasa bijye mu ruhongore naho inyana zijye kwa karokore karokore ni sensei mukuru urumva niwe overall w'abasensei niwe uyoboye ni ukuvuga ngo inyana zigiwe kuko ni n'umukire none ibimasa byo bikajya mu ruhongore bikaba biri ahantu biri mu bari ku inyana ziracyari inka z'inkobwa zose zerekere kwande yuvuze inyana byo byose ntago inyana ni inka ntoya nge niko mbyumva inyana ni inka y'igitsina gore yaba igitsina gore ariko nta n'ikibazo zose zegerane zikomeza inzira ijya he kwande kwa karokore kwa sensei mukuru ngaho komeza twaje genda abatoze abo bana iyo kangufu abatoze zafata amano kamukoma avuge ngo oya naga rifata amano mutoze kangufu kamukoma avuge ngo mapati tu karokore metere sifu ese nagacya mukoma agatendo twagiye so ndirimbo ibirangiye nta kintu twibagiwe ntacyo nziza wabonye ngaho nziza ese ubundi turisamu wanditse dore ko abanyarwanda dore ikibazo dore ahantu ikibazo gisigaye kiri abanyarwanda basigaye n'ubusambanyi niko Beno wavuze arabisacinza asanga turisamu niko game ikorwa game y'akaziga game ya batatu nyine se sibyo nakubwiye ariko naga ari ngombwa ngo babari muri sex n'abantu batatu bari Oya ko singombwa ngo bari muri sex urumva bro so indirimbo nako gahangano nabashe gushyira hanze iyo ndirimbo bajye kuri YouTube bayumve ni indirimbo isaba gutega amatwi ariko bamenye yuko abantu bose ari kimwe niyo mwaba mufite preferences zitandukanye wenda ushobora kuba ukunda kurya akabenzi ngiye nkunda kurya inyama z'ihene akuremo ibyiwe buri umwe akuremo ibyiwe abantu benjoyinge abantu bakundane abantu babyare bororoke abantu boroheranye abantu babashe koroherana abantu bose nabacu yaba ari hiti nabacu yaba ari gusa nk'abari kuzimira nabacu turi muri societe nyarwanda nabacu Maximum wacu ishimwe Kevin wacu Kevin ubwo Brewston ni wacu nabandi hari abahanzi benshi SEMUHUNGU ni wacu na Dumba ni wacu ntago mbizi ibyo ngibyo ntago mbizi nta kibazo ko nabacu ase abacu ni nabacu ariko nabacu rwose nta kibazo sibyo reka twigarukire ku muziki wawe tugana ku musozo umuziki wawe uri kuwukora gute kano kanya umuziki ndimo ndawukora block nsa nk'uwitse imyo gato ntago nanaririzinga ibintu byinshi cyane rimwe ariko
hari label ndi gukoreramo bari kugereza kumfasha cyane cyane ku bintu by'ama audio bayita View Nation. N'abahungu bakiri batoya ari naho turi gukorera ikiganiro turabashimira no kuba baduhaye location kuba turi gukora bahagaritse kuba bakorera umufungo kugira ngo dukora, ariko it's okay. Ibintu byose burya bavuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Lebo nanone ikabibamo umuntu witwa Pirato uherutse gushyingura Jay Squeeze. Ya Pirato n'umusaza nawe ari muri no Lebo ariko sibivuze ko n'ubundi umuntu ku Rwanda badashakisha n'ubundi bushobozi z'aba opportunity irenze he ibonetse umuntu ntiyabura kuyifata. But actually turimo turakora kuri EP, hari EP dutegura gusohora mu kwezi gutaha ndetse ari indirimbo 3 tumaze gushyira hanze ziri promotional cyangwa se zo kuyipromotinga. Nyuma yaho nyuma yo EP nibwo nzabaha ya album yo maze igihe mbasezeranye yitwa Enigmatic. Ese Jenny indirimbo wakoze kera wumva wasubiramo ugakora nka remix cyangwa se hari indirimbo zawe barakoze mana abantu bakunze sinzi wenda lebo yawe mwazicara mukabitekerezaho yego hari igihe iyo ndirimbo ishobora kuba yakora cyangwa se ikibutsa abantu NEG-G ni mu ntoki uko bimeze n'ubundi nanjye wagira ngo icyo gitekerezo nari ngifite ariko ntago nagikonkretiza. But we have to think about it tukareba uburyo ki twagira indirimbo turi vamping ikaza imeze fresh. Ubuze amatsiko mfite amatsiko yo kubona iyo ndirimbo yawe dikiri ndani ya vodo. Mfite nk'amatsiko yo kumenya nk'iyo video yawe zabikoze zabirimo abakarateka zabirimo abakarateka zabirimo abakobwa biki bibishego okay ushatse washyiramo n'abahungu bonyine cyangwa se n'abakobwa n'abacu wabashiramo nabo wabashiramo. So sinzi niba hari ikintu ufite wakongeraho wenda cyangwa icyo wabwira abanyarwanda dusoza. Nababwira ngo bajye bumva ko igihe umuntu amaze wenda nta kintu ari kuba hataruka baryamye ahubwo haba hari izindi mpamvu wenda ziba zirimo hagataho ariko tubahuza ku mutima dore twifuza kubaha ibintu. Nkambasezeranya ko mbere ko no mwaka urangira nibura ngomba kubahereza album 2 harimo iyo EP imwe ndetse n'iyo album ya Enigmatic maze igihe kirenga umwaka n'igice nyikoraho. Rero ngomba kuyibaha bakumva ibyo nari mugiyemo muri no minsi. Amasezerano ufitanye na Lebo ameze gute muri gukorana igihe kingana gute? Ntago turajya mu deep muri contract ibintu nk'ibyo ngibyo bintu byinshi gusa turi gukorana kivandimwe tu nicyo nabasha kubatangariza. Reka tugushimire sibyo next time ni tubona wanasohoye na video icyo tuba twifuza nuko ibihangano byawe ndabyagera no ku bantu. Niyo mpamvu ndi bupininga indirimbo yawe nkeneye ko abantu bicara bakayumva man bayumve nanjye nicyo mba nakoze mvuganye abantu bakeneye kuyumva abantu bakundane abantu birekure kugira ngo abantu bumve ukuntu iyo ndirimbo ireinteresse cyane kugira ngo umuntu abe yayitega amatwi sibyo niko bimeze. bajya rero muri comment barebe irapininze bayumve bashyireho na comment abantu banakundana ariko bumve ko abantu bose ari kimwe. Yaba ubyibushye yaba ugikara yaba ukunda abagabo yaba ukunda abagore. Reka nkubaze ikintu cyanyuma kugira ngo dusoze kukikubaza. Ubu ngubu abahanzi baririmba R&B cyangwa se bahogoze cyangwa baririmba bisanzwe n'abaraperi ubu ngubu mubana muti kera ntago mwumvikanaga buri muraperi wese yasohoraga indirimbo irimo ngo umupede R&B umupede ibyo bintu ubu ngubu bimeze bite? Ibyo byavuyeho icyo kintu cyavuyeho hari ikintu cyo bitaga amashuzme cyangwa se kuba maco uvuga ngo kwa kugaragara nk'umuntu ngo umugabo ngo kanga cyangwa simbizi wenda wikanyiza ariko ibyo byavuyeho turakorana neza. Yego usanga ahubwo ari nabyo bintu ubu ngubu binagezweho ngira ngo nawe urayibona n'amakorabo menshi ari kugaragara ubona ko imikoranire ntago ari nka kera harimo akantu kazima. Ubu ngubu nta kibazo gihari nta bakitwa abapede nta bakirakaza cyane kera. Oya niyo baba babyitwa cyangwa ari bo nabacu niyo baba babyitwa ariko ntago bakibyitwa kuko niyo baba ari nabo nabacu. Ngaho reka ngushimire nanone ndi kujya kugusezera nkibuka ikindi kintu. Hari andi makuru avuga yuko ngo noneho besa nababikuririje bigiye gukwirakwira ibiboro nyine byo kwitwa ngo abapede n'ibiki sinzi uko abaraperi muzabyakira ngo bisa naho bigiye gufata indi ntera iri hejuru ku buryo yagiye kubipromotinga. Ntago mbizi wenda ko n'umuco nyarwanda wenda ukuteye bya tolerance yabyo yaba nyinshi cyane ariko tugomba kumva yuko n'ababa babirimo n'abantu ntago avuga ngo wenda ngo tubice cyangwa tubatwike kwipine
mani bari muri diru zabo niyo mahitamo yabo ntago baje ngo bagufashe ku ngufu ahubwo tukwiye kurwanya abantu bafata abantu ku ngufu ntawe bafashe ku ngufu ntawe bagize gute bari muri diru zabo so kuki wajya kubaderanja se mani wa mugani biri gurunguruka mu ngo z'abandi barebye mu rwawe so kuvuga ngo abaraperi uko tuzabyakira ntago criteria ya hip hop ntago akenshi ibyo bintu bikunze kwakirwa cyangwa kumva ko ari ibintu biri normale ariko buhoro buhoro ni ibintu ushobora gufata nk'ari normale kuko nimba bibaho nyine nuko bibaho kandi byabayeho na kera ntago ari twe tuzabihindura ntago tuzahindura ibya uko twasanze byubatse niko bimeze reka tugushimire Imana iguhe umugisha kandi ukomeze utere imbere NEG-G asante sana